ko gatoya nubwo zigiye gufungurwa iri joro nagiye kubona yego mbona nubwo insengero zigiye gufungurwa ariko mbona intambara mu bayobozi yego mbona intambara mu bayobozi b'amatorero nagiye kubona ngo mbona umuntu araje ari gukubura yego umuntu arakubura yakuburaga ari gusohora agakubura ari gusohora ni ukuri wenda zigiye gufungurwa ariko ibikomeye byo birahari oya bishatse kuvuga ngo nubwo turi kubyina ati karabaye karabaye we karabaye amagambo ashize ivuga we karabaye ibyo turi gusirebura ni nk'ubusa yego ntago njye ndi kubyumva neza oya urabyumva neza kuko uri kubona yego ukuntu ngiye Imana yabinyeretse nijoro nagiye kubona ngo mbona twe turi gusengera ahantu yego twe turi abantu benshi ariko ngiye kubona mbona abantu batatu nagiye kubona mbona pasiteri mbona hari umupasiteri nabonye ariko ngiye kubona mbona hari bamwe bagiye kuva ku ntebe uri kubona ko babandi bagiye kuva ku ntebe ntabwo bazabyakira yego ahubwo nyuma yo kubahagurutsa kuri izo ntebe bari bicayeho hagiye kuba intambara n'imivurungano nyinshi yes okay akantu uvuze mise nkumva neza bivuze ngo hari abantu bari bafite intebe yego bagiye guhagurutswaho yego bivuze ngo imyanya bikajyamo abandi Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu nifatira urugendo, nkifatira umwanya nkajya kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiye umugisha n'Imana kutugarurira mukuru wande wa Nyirapasika. Haleluya! Amena! Uko ndi kubona sinano uri gutera haleluya nambara gufite byakugendekeye gute. Kandi ubutaha nabonye haleluya ari kurekura umuntu ajya muri comment aravuga ati biraza nuko ariho twatangira. Uyu mubyeyi ngiye ateye haleluya abazimu bagenda ndi kureba. Atwongere. Ngiye kukurusha. Ubutaha hari ikiganiro twigeze gukora ku rusengero urabyibuka cya kiganiro kimwe twigeze gukora ku rusengero uri kwihuta cyane. Yego. Wateye haleluya abantu barambyatse uyu mubyeyi kuri munsi yaje ari ukuntu kera ngo ikipe yakinaga umupira ngo igatsinda ngo akaba ngo uyu munsi ikipe yaje ari Amavubi. Yego. Urumva ati yaje none uyu mwuka izi imbaraga kuko abenshi bazi ko umuntu agira imbaraga yafashe ibihe umuntu uburyo uri mu bihe n'umuntu uderuka gufata ibihe ukabasenga bafite itandukaniro harimo itandukaniro. Yego. Ntacyo reka dutere haleluya. Izi haleluya zacu nzi neza yuko zifasha abantu benshi kandi zinatugirira umumaro cyane ko n'ubundi tuba turi kwakirana. Rero ntabwo twatangira cyangwa se twavuga ibyo tugomba kuvuga tutari twakirana. Oya. Haleluya! 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 Asigaye imwe. Ngana yiteranye ikiriza. Haleluya! Amina. Amina. Imana ihimbaza. Ndagusoje mu izina rya Yesu. Yego. Icyambere na mbere burasi nshobora kurenga kuri aka kantu. Iyo ngiye kuganiza umuntu cyangwa ngiye kuvuga umuntu manza kumubwira aka kantu. Bambaye neza pe. Kuva hasi umweru ejo bundi waje wambaye nk'abamarayika ndakubwira uyu munsi ko waje none wambaye nk'abantu bagiye kwigendera mu ijuru none uyu munsi waje neza noneho mbese systeme zahindutse ngeze kukubwira ni ukuhora uza wambaye neza cyane urambwiye ngo erega nta mukozi w'Imana gusa nabi. Oya nta mukozi w'Imana ubundi umukozi w'Imana bafite ibyambaro byose. Yego. Abagomba kuba ari smart cyane rwose aho utunguri ugahita ushiramo undi ukaja mu ivugabutumwa. Yego nta batazana gusuzugura. Ni ukuri. Yego. Uyu munsi rero twari tumaze iminsi naguheruka cyane katari na myinshi ariko ngukumbuye. Yego. Uzi ko uvuze yego ntabwo ari nkumbuye. Nanjye nari ngukumbuye rwose naduherukanye. Nishimiye kukubona rero. Yego. Ejo ndi twakoze ikiganiro cyiza uravuga Imana ikunyuramo irakubwira nti insengero zigiye gufungurwa. Yego. Abadukurikiye mu biganiro twagiye dukora barabibonye kandi benshi barabizi. Yego. None uyu munsi twakiriye inkuru cyangwa se twakiriye igitangaza. Yego. Ko insengero zafunguwe. Yego. Mbere yuko twinjira mu magambo cyangwa se mu byo tugiye kuganira reka tubanze dusubize abantu badukurikira umunsi ku wundi burya no kubashimira biba ari byiza. Baravuga ngo nushimira umuntu ku kantu gato yaguhaye bizamutera no gukora ikintu utatekerezaga kubera akantu gato ukoze kamunejeje. Ariko gatoya nubwo zigiye gufungurwa
iri joro nagiye kubona yego mbona nubwo insengero zigiye gufungurwa ariko mbona intambara mu bayobozi, yego mbona intambara mu bayobozi b'amatorero. Nagiye kubona ngo mbona umuntu araje ari gukubura, yego umuntu arakubura, yakuburaga ari gusohora, agakubura ari gusohora. Ni ukuri wenda zigiye gufungurwa ariko ibikomeye byo birahari. Oya bishatse kuvuga ngo nubwo turi kubyina ati karabaye karabaye we karabaye amagambo ashize ivuga we karabaye, ibyo turi gusirebura ni nk'ubusa. Yego ntago njye ndi kubyumva neza. Oya urabyumva neza kuko uri kubona yego ukuntu ngiye Imana yabinyeretse nijoro. Nagiye kubona ngo mbona twe turi gusengera ahantu, yego twe turi abantu benshi, ariko ngiye kubona mbona abantu batatu. Nagiye kubona mbona pasiteri, mbona hari umupasiteri nabonye, ariko ngiye kubona mbona hari bamwe bagiye kuva ku ntebe. Uri kubona ko babandi bagiye kuva ku ntebe ntabwo bazabyakira, yego ahubwo nyuma yo kubahagurutsa kuri izo ntebe bari bicayeho hagiye kuba intambara n'imivurungano myinshi. Yes, okay, akantu uvuze mise nkuba neza, bivuze ngo hari abantu bari bafite intebe, yego bagiye guhagurutswaho, yego bivuze ngo imyanya bikajyamo abandi, kandi koko ntabwo bazabashimisha kubona niyo yari yicayemo yayivuyemo ikajya mu ndi. Arata nibyo nanone aka kantu umuntu yakagombye kukibazaho. Komeza rero ubwo ubonye yere kubona umuntu ari gukubura. Rero nagiye kubona mbona nyuma yaho mu bapasitoro mbona intambara zibaye nyinshi. Hari umupasitoro nabonaga wari uri kwicara, noneho nkabona ngo bari kumuhagurutsa, ariko marayika nkabona ari kugumya kumwicaza ngo nayicare. Noneho nagiye kubona mbona umuntu araje arakubuye ntamuwe, arakubura. Mbega Imana yo mu ijuru ije gukubura mu badiyakoni, ije gukubura mu bahanuzi, ije gukubura mu bapasiteri, ingeri zose Uwiteka yirutse kuzigeramo kuko Imana yakije gukubura. Yego aya magambo noneho ko atangiye kuntera ubwoba njyewe. Oya humura, hari icyo yatubwiye. Icyangombwa no kuguma mu masezerano ngo kandi ngo abazi Imana yo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Yego erega ubutana kubwiye akantu ndakubwira nti yego ahantu hose wabona cyangwa se ahantu hose wumva bari gusengera ntabwo ubuzi umwami bari gukorera, nta nubwo ubuzi iyo abatumye cyangwa iyo abahamagaye ngo ni iyihe. Yego ahubwo aho umutima ukwemeza, aho umwuka wera kuyobora, burya aho hantu niho uba ugomba kujya. Njya nkunda kuvuga akantu nkavuga ni nukora ikintu cyangwa se ukumva ushaka gukora ikintu ariko umutima umwe ukabyemera undi ukabyanga, uzirinde cyane gukora icyo umutima wari kukwemeza cyane kurusha wa wundi uri kukubwira ati buba witonze. Yego kuko ushobora guhatiriza cyane cya kintu ukicuza nyuma, kandi hari undi mutima akubwira, mbese ni nk'amayira abiri. nka kwa kundi usanga wenda nk'umuntu ashaka gukorana n'ubukwe n'umuntu ariko abamukunda ari benshi, ayaba n'uyu se n'uyu, mbese akabura amahitamo kandi bose abakunze. ubwo rero system ibari cyangwa se gahunda ihari, ubutaha wahise uvuga ati nta handi biva kuri minisiteri, ariko ubundi reka nkubaza ubutaha waranjitse nubwo watumye nabigaruka ariko kambigaruka. Ejo nibwo nicaye numva ikiganiro neza, nibuka ko numva ko wavuze mu minisiteri ngo hano ku Karago, nakari akantu ka minisiteri. Ari umuntu ambwiye ati Emi uramu mama yavuze akantu ka minisiteri, numva biranshimishije cyane. Nakari akantu ka minisiteri wagakuye hehe ko warukaruko wancitse ugatuma nabikubwiraho. Aka kantu ka minisiteri yo gusenga nyine, ibi bintu byose turimo biva mu gusenga. Yego kuko aha tugezeho ntabwo twari tuzi ko tuzahagera, ahubwo ntabwo twahagejejwe n'imiryango twavutsemo ikomeye, nta nubwo twahagejejwemo n'abagabo twashatse, ahubwo twahagejejwe no gusenga Imana ikatubwira ngo nzagushira hejuru. Haleluya. Rero biturutse ahantu ku gusenga, aha kuri minisiteri Karago, aha mu bwiherero tuvuganira n'Imana. Haleluya. Iravuga kandi igasohora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana yacu irakora. Iyo ubayemo neza birakora kuri minisiteri, tukagenda ukahapfukama neza. Haleluya. Warangiza ukavuga uti Imana ya Yakobo. Haleluya. Uyu munsi bimenyekane. Kariweho Mana. Yes, hanyuma rero reka abantu badukurikiye tubanze tubashimire kandi tubabwire ngo inkunga yanyu mukomeza kuduha ya buri munsi yo gukanda subscribe turayibona kandi ikadushimisha. Hanyuma iyo murushijeho mukadusharinga umurimo w'Imana ukamamara ukagera hirya no hino. Hari abantu barusha, hari abantu bafite ibibazo, hari abantu bafite imitima iremerewe, hari abantu barimo makode, hari abantu babuze ahantu ho kujya, bamaze igihe mu bitaro nk'imyaka nk'ebyiri za CHK bariyo. Ariko hari abantu badukurikira bakatubwira ati ni ukuri iyo turebye ibiganiro byanyu
tubona ko nta matika birimo, tukabona muri abantu bo kwivugira Imana, bikadutera kumva tubakunze, niyo mpamvu natwe tubashigikira. Rero natwe ntabwo twabura kubashimira kuko hari igihe batubwira amagambo meza cyangwa se tukabona ukuntu badushigikiye bikagaragara, natwe tukumva twabashimira. Hanyuma n'abantu bamwe barya ibisubizo ni groupe isenga, nabo turabashimira, n'abantu badusapotinga bakareba ibintu byacu. Burya iyo tugize amahirwe tugakora umurimo w'Imana cyangwa ivugabutumwa nk'iri, rikarebwa cyane kurusha iby'abanyamahanga, kuko hari igihe usanga nk'umunyamahanga ariko kwishima hejuru ngo reba ngo ngingo ngewe ngo reba ngo nshiraho ngo bantuza, bagahita barebwa cyane ngo ariko mwebwe iby'Imana ugasanga byaheze hamwe. Buriya natwe iyo twakoze ikintu nk'iki tukabona abantu bakirebye kikaruta cya kindi cy'abanyamahanga, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro kuko riri kuzamuka nk'uko tubyifuza kurusha kuzamura, kuko usanga iki gihe abantu benshi nazamura agafoto akabona harimo umukobwa wambaye ijipo igeze ino ni kararebaho cyane, nazamura agafoto akabona ngo bamukubise igiti ngo yambaye ubundi ngo bamushize ibintu mu mutwe ngo ahita akuramo imyenda ngo yiruka yambaye ikibuno, nibwo bararebaho. Ariko bavuga ngo Imana nukizwa ukayizera izakugira neza, agahita azamura yirukanka. Ni ukuri nibajye bareka barebe ibintu by'Imana cyangwa se banumvemo, hari byinshi twigiramo, hari byinshi dukuramo, cyane nk'ubutumwa tuzaniye. Ubu se nkanjye iyo navuga ngo reka mfate uyu mwanya nze nkurebe, wenda ko usibye ko Imana bariyo yanatuyoboye, nari kumenya ute ko iryo yerekwa aho waribonye? Oya, ntabwo wari urabimenya. Singo ntabwo nari kubimenya. Hanyuma rero pepera abantu bawe bagukunda, baragukunda hano niyo uzi ko nsigaye mara n'umunsi umwe nakuzanye bakamenya ati ariko iyo uzana aba bose nuzane mami wacu bawumva umeze ute, nkahita mvuga ni aha muhumura umusibe ejo ndajya kumureba. Rero nanjye nkahita mvuga mu buryo bwo gushimisha abakunzi banjye. Buriya nuko tuvuga ngo hari ibintu byinshi ngo ibyo wakora byose ngo nta kintu waha umuntu ngo yishime, ngo nta kintu wakora ngo ushimishe umuntu, ariko byanga byakunda hari igihe ukora hano igisebe cyari kiri kujojoba, niyo kitakira ariko kikuma singo. Uyu munsi Imana igukorera ahantu hari kujojoba byibuzeho, amina cyangwa se guhuze n'umuntu akora hano hari kujojoba, duhuze n'umunyamumaro nanga umunyamugisha. Hanyuma kuri handi hari kujejoba, byibuze umusonga ubashe koroherwa. Nanjye Imana nindeba ikanyishimira avuga ni mwana wanjye ngiye gukora hano hari kujojoba, umenye ko ari Imana igendana nawe, sibyo? Hanyuma rero uyu munsi tuzaniye iki? Ngemba nifite amatsiko yo kumenya ati se cyane cyane ko hano mu Rwanda badukurikiye bari hanze mu bihugu bitandukanye, ni byinshi ntabwo bavuga ibihugu byose ngo birangize, ariko cyane cyane abantu bari mu Rwanda burya baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Abantu bari mu Rwanda ubwo bumve ko ari mu turere twose, abantu bari Musanze, Kigali, Gatsibo, hose bumve ni Karongi hose. Hanyuma tugiye mu mpande z'isi zitandukanye, tujye mu Burundi, mu baturanyi turabakunda, baratureba pe. Tujye mu Bugande nabo bumve ko tubashimiye, za Tanzania tujya tubibona, muri Kongo nabo baradusapotinga, na za Malawi n'Amazambike, aho hose no muri Kenya, ubwo tugiye mu Burayi hose. Turashimira abantu bari mu Bwongereza nabo bajya badusapotinga nkabibona, nabo bajya barushobana kandi subscribe. Nongera gushimira abantu bari mu gihugu cyo muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, ibihugu byose, Australia, Zambia, Mozambique, na za Ghana, na za Saudi Arabia, mwese na za Omar turabashimiye. Hanyuma rero uyu munsi utuzaniye ikibanza wa Pepero, babwire ko ubakunda kuko nabo bajya bambwira ko bagukunda. Haleluya, 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 amen. Ni ukuri abantu badukurikira ndabakunda cyane, kuko mbona iyo byasohotse ukuntu babyitayeho, ukuntu bari kubireba, mbasabiye umugisha kandi Imana izaduherezo byiza. Bakanaguhamagara cyane barampamagaraga bati mubyeyi umeze utera umwuka w'Imana dusengere. Rero nanjye ntawe ntenguha, uyu muntu njya kwenda mubwira ngo iyi saha ndagusengera kandi bikagenda neza. Nabari hafi cyangwa se ari ni Musanze no mu Rwanda, kuko umuntu uri mu Rwanda kugera hano nibigoye, biroroshye. Umva azaze musenge, dusenge nta kibazo. Imana yaguhaye impano yo kwakira abantu bose, ni ukuri, sibyo? Hanyuma rero uyu munsi utuzaniye iki, cyangwa uyu munsi Imana yagutumye iki kuri twebwe cyangwa se ku bantu bagukurikiye, kugira ngo nanjye niyicariye niyumvire, ni kuko mba mfite amatsiko. Erega nanjye mba nkeneye ngo Imana nyumve, niyicaye nyumve, kuko hari n'abantu badukurikiye babicaye bari kubanireka twumve uyu munsi icyo Imana yadutumyeho, cyangwa se icyo Imana yatumye umubyeyi kutugeza. Nanjye nkavuga ni muri abo ngabo bicaye bari kugukurikira, nanjye muri abo ndimo. Umva rero mubaragabana umugisha uyu munsi, nanjye mba ndimo, kuko none mba nanahibereye. Bagomba nanjye kuba ati nanjye Mana ukugendera abandi ntunsige. Yego.
niko muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ntumbiteho mukiza ubwo ugenderera abandi yego nanjye ntunsige yego rero uyu munsi wa none mbazaniye ijambo ry'ihumure yego ni ijambo ry'ihumure ryiza cyane ryo kuruhura abarusha yego ni ijambo riri muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 yego turamanza twahasoma haratubwira ngo mwese abarushe n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura yego mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu yego kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye kadusubiremo yego uyu murongo wa 30 kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye haleluya amina iri jambo riratubwiye ngo yama barusha n'abaremerewe haleluya nimunsanga ndabaruhura yama bafite ibibazo yama bananiwe mu rugendo abarwayi abo ngabo nimuze dusanga Yesu kuko niwe ufite umuti wo kukoma ndikubwira abantu muri iyi minsi waba ufite ibigeragezo ukaba ufite ibibazo ariko ibikomere ufite uko bingana niko Yesu nibipfuka haleluya Yesu nashimye nayibaza ngabarushe n'abaremerewe ni musa umutwaro wa Yesu ntabwo uremereye kandi ntabwo tuvunnye ahubwo ratari tumara kumusanga byose biremera n'umuririmbyi yuzuye uvuga ngo muri Yesu biremera haleluya amina ngo nje mfite umukiza haleluya amin umvugira ku Mana n'inshuti idahemuka n'inshuti idahwana n'inshuti zo mu isi wakwiringira inshuti zikaguhinduka wakwiringira abo mwavukanye bakaguhinduka babyeyi bawe bakomeye baguhinduka uzi ko wavutse mu muryango gukomeye ariko ijambo yatubwiye ngo haleluya amen ninje nzira n'ukuri n'ubugingo ujya kwa data ntamujanye vugira ngo amina haleluya ngo yema barusha n'abaremerewe ni musange ndabaruhura ibibazo byose mufite haleluya umutwaro wanjye ntabwo uremereye Yesu nashimye burya ntabwo Yesu yadukoresha tudashoboye kwikorera ijambo ry'abo nta mwana w'Imana utanga Imana mu kibazo burya ukitanzemo cyaguhitana hari impamvu ibibazo bitugeraho Yesu akaba yaragiye haleluya amen igipimo kikaza umuzaro ukaza ariko nta mwana w'Imana utanga Imana mu kibazo haleluya burya kikugeraho cyaraye yarangije kugipima neza akareba n'ibiro byawe akareba ko ushoboye kucihanganira haleluya nimuhumura abarusha n'abaremerewe haleluya abarusha n'abaremerewe ni musange nimuze dusange Yesu ashoboye byose mwababyeyi mwe murushe barwayi bari muri bitaro nimuze dusange Yesu haleluya niwe ufite umuti wo kutwomora niwe ufite haleluya dufite niwe ufite umuti wo kubikana pasi de bo Imana na mwana w'Imana utanga Imana mu kibazo Yesu nashimwe haleluya amen haleluya bamvugiye ngo amina amen haleluya yema barusha n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura Yesu nashimwe cyane ni ukuri nubwo turuhijwe yego abarushe n'abaremerewe ni muze nimuze munsange ndabaruhura Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba bero data uyu murimo uragoye ibintu twahamagariwe Yesu nashimwe shitani aragenda akagukubita ikigerageza akagupima neza ariko umuririmbyi waravuze ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo ngo mpamya ko izina ryanje riri mu gitabo haleluya nubwo mvugira nta mwanzi wanyirukankaho Yesu nashimwe rero dufite umuvugizi mu ijuru haleluya ngo nubwo ingabo za shitani zikomeye haleluya ariko rata ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura ariko kubera ko dufite Imana haleluya rero turihagije dufite byose haleluya amen haleluya amina Yesu nashimwe Yesu arashoboye ntabwo ashoboye Yesu arashoboye ashoboye byose amen ni ukuri mureke dukorera Imana kandi dukiranutse hari ijambo rinezeza ryo mu migani rwose migani 24 haratubwira ngo migani 22 umurongo wa 4 haratubwira ngo
uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'ubugingo buhoraho. Yego. Amen. Amen. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka Yesu nashimwe. Ahimbaza. Haleluya. Amina. Iyo wicishije bugufi rata. Yego. Ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe. Nahimbazwe. Haleluya. Amina. Iyo uri muri Yesu neza biremera. Yego. Amen. Amen. Bigeragezo biragwa bikagukubita ugahagarara ku muzane ariko rata ukabisohokamo neza. Haleluya. Ukuriho. Yego. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe. Nahimbazwe. Iyo wicishije bugufi. Haleluya. Amina. Morodekayi ku irembo yicishije bugufi n'Amana aramusuzugura. Yamunyuraho akamusuzugura. Haleluya. Amina. Ariko Morodekayi agapfukama agasenga. Yego. Ati Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uzankure kuri iri rembo. Nawe udukurikira hari irembo uriho ry'igisuzuguriro. Hari n'Amani wakuzengereje. Hari Abafilisitiya bakuzengereje. Ariko ni igihe gitoya kubwo kwicisha bugufi kwawe Imana iraje gukura kuri iryo rembo. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Kuri ingenzi bwabo ngo nkingiriza Mana ntibambone. Hari igihe Imana iduhisha ikaduhisha mu butegeko. Haleluya. Amina. Abantu bakavuga bati buracaraje. Bakubona bakabona gutambuka gitware kuri Haleluya. kwicisha bugufi ingororano n'ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Oh haleluya. Amina. Amen. Amen. Morodekayi ngo n'Amana akamunyuraho akamukandagira akamusenyora. Ariko Morodekayi muri wa mwambaro w'igisuzuguro akicisha bugufi yarangiza kubaha Imana. Impapuro zirandika ko Abayuda bakwiye gupfa. Impapuro zirangije kwandikwa rata kuko nawe hari aho bashizeho iherezo. Morodekayi iherezo rimujaho maze ngo Amana arangije arasinya aza gushinyisa na Hasuwerusi. Yego. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko ngo umugore wa Hamani ari mu gitondo kare kare n'Amana aramubwira ati ndagiye guhangana n'uriya Muyudakazi. Ariko we haleluya yafashijwe. Hari ubwoko butamenyerwa. Hari ubwoko bwavomye badapfa kuvogerwa. Haleluya. Morodekayi nawe aguma kuri rembo rata. Haleluya. Haleluya. Yego rikumva. Ari kurimba ngo kuko Umwami Imana azantabara. Nico gituma ntamwara. Nico gituma mu maso yanjye hakomera nk'urutare kugira ngo amina. Amina. Ndayivuga. Maze Morodekayi yunguye igihe kigeze ngo n'Amana ari kare karakibwira umugore we Teresha aramusubiza ati ariko buriya bwoko wimenyeje. Buriya bwoko bwasenye kuri minisiteri akarago. Hahandi kuri minisiteri ariko. Haleluya. Amina. Buriya bwoko hari ntabwo uzabugwa imbere. Abanzi bacu nabo bazahanura igihe kigeze. Bazaguhanura ngo uzatabara. Teresha niwe wahanuye ko Morodekayi agiye kuva ku irembo ko n'Amana agiye kumugwa imbere kugira ngo amina ariko. Haleluya. Haleluya. Amina. Maze n'Amana aragenda aratamusanga ku irembo arongera aramusinyira. Arongera arasinya. Kubwo iminsi urimo haleluya. Amina. Iminsi urimo nizo zikwereka icura rya. Iminsi urimo zikwereka icura ambara. Haleluya. Amina. Igihe urimo kikwereka intebe uricaraho. Yesu nashimwe. Waje kugura inyanya zikakwereka kuragura ibiponda nanga kutaragura ibiponda. Yesu nashimwe. Karaba kuragura indigo nanga kuragura rondoni biterwa n'iminsi urimo. Biterwa n'iminsi Imana yaguteretsemo. Birembo tesiwa. Haleluya. Amina. Biterwa nuko wabyutse. Yego. Amen. Amen. Uko wabyutse ni kuririrwa. Haleluya. Amina. Ngo n'Amana arazinduka asanga Morodekayi kuri rya rembo. Ahageze asanga Morodekayi ari gusenga. Hari igihe baza kukuroga bagasanga uri gusenga. Bagutega bagasanga wasenze. Bagutegera mu majepfo inyura mu majyaruguru. Haleluya. Bagutegera mu muryango wo mu masoko Imana ikakubwira ngo nyura mu w'iburyo. Haleluya. Kubera Imana. Morodekayi aguma ku irembo kubera ko igihe kitari cyakageze cyo kuva ku irembo. Yesu nashimwe. Hari igihe Imana yatubwiye ngo izadutabara ariko umunsi n'isaha ntibiragera kugira duhaguruke kuri iriya rembo. Haleluya. Ihanganiye igicu gutegereza igitondo. Inkoko yabika itabika amaherezo buzaca. Yesu nashimwe. Hari igihe ijoro ryaba ijoro gatekereza ko ijoro n'amanywa bikaba. Haleluya. Ariko inshuti z'umusaraba. Haleluya. Hari igihe bugiye guca mu gitondo impundu zikabyuka zivuga.
haleluya Amina. irindi buze ukavuga ngo bwira barimo kurira ubabwira ngo kurira kurashize haleluya Amina. utabarwa ko kurabonetse zanga byakunanuka tuzatabarwa impapuro zirangije gusinywa yuko Abayuda bari bupfe na Morodekayi aje kuri ministeri Karago arangije aje kubaza Imana rata haraho biducanga tukaja kubaza umwuka wera haraho biducanga tukaja kubaza Imana Morodekayi nguye aje kubaza Imana je kuyibaza tuwiteka bimeze bite haleluya arangije kuri ministeri yimijwe navuge ngo Morodekayi mwana waje haleluya gutabara iyo yavuze ntawe yivuguruza ipfa kuba yurutse yavuze ngo ndacecekesheje yaravuze ku muryango wa gereza ifungura Pawulo na Sila barangije barasohoka Yesu nashimwe ntabwo ikangwa n'abarinzi bakurinze shitani yagushiraho abarinzi ariko iyo mwuka wera yahageze ibintu byose biremera iyo mwuka wera yahageze magambo araceceka iyo mwuka wera yahageze urwayi burahagarara iyo mwuka wera yahageze nebo enasisi wadosaya harabini haleluya ndumva Imana nukuri yivuge ndumva Imana umwana n'umwuka wera haleluya amen Yesu nashimwe ngo Morodekayi arongera aragaruka aguma kuri rya rembo Imana haleluya ngo maze Morodekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ati mwamikazi Esiteri haleluya aramubwira ati madamu mwamikazi wa Ahasuwerusi Abayuda uyu munsi ibyabo byaragije Abayuda barangiye kugurwa uriya mugizi wa nabi n'Amani rata zarangiye ngo maze Esiteri nawe aragenda baza amakuru haleluya ahamagara abaje bamaze amakuru aragenda aje kuri ministeri yari yaratojejwe gusenga nawe aragenda arapfukama yiyambura icyubahiro ariryo jambo ryatubwiye ngo haleluya ubicisha bugufa kubaho Uwiteka ingororano n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo buhoraho uyu Esiteri yiyambura icubahiro c'ubwamikazi aragenda arapfukama arasenga arangije aje gukurira ubwoko bwabo Yesu nashimwe haleluya haleluya amen ngo maze igihe kigeze ngo Namani nawe Esiteri amutumaho ngarangije Esiteri abwira Morodekayi ati Morodekayi ntabwo umwami Ahasuwerusi aheruka kuntumaho ngarangije aramubwira ati naho utatuvugira haleluya dufite Imana ishoboye byose izarengera Abayuda naho byakomera abantu badukurikiye naho ibigeragezo shitani yabisunika uko bukeye n'uko bwije hari yavuganye natwe tuzatabarwa haleluya nihanganira igicuku nihanganira isaha ntiragera ariko turi hafi yo gutabarwa Yesu nashimwe haleluya Morodekayi nguyu maze ngo Esiteri umwami ngakigenda maze ngo wa mwuka wera rata wa wundi uhora udusunika ko bukeye n'uko bwije mu bigeragezo ukavuga uti mwana wanje bikomeye naje ndakurengeye uko musubijwe n'imbaraga warangiza ugahanura haleluya utarasinzira ukabona igitego kubera ko yavuze ngo maze Esiteri ngo akimara kumutunga inkoni nawe akimbagira gitware kubera ko yubasha Imana agenda imbere y'umwami ntabwo yaratumweho yaraheruka gutumweho ariko kubera yamavuta kubera icyo Uwiteka yamuvuzeho ngo maze Ahasuwerusi umwuka umuyoboye amutunga inkoni aramubwira ati mwami Esiteri ushaka iki mwamikazi mugore wanje ushaka kimwe cya kane cy'umugabo ushaka kimwe cya kabiri Esiteri yari umubyeyi uzi ubwenge aravuga ati mwami n'ubundi yasaba ubwami yari asanzwe abufite kuko yari umugore w'umwami haleluya Ahasuwerusi atarari Esiteri yarahicaye mvugira ngo amen ngo maze igihe kigeze uyu mwamikazi aramubwira ati mwami ndashaka kukiza agahanga kanje n'akabene wacu haleluya ngo Ahasuwerusi biramuyobera we bari baraye inkera yatumye kuri Namani nawe yaraye inkera haleluya bagiye kugufasha gushima baguhize bazagufasha gushima bakwanze bazakufasha gushima bavuga bati twaragusengeye Namani nawe aza kurara inkera nshuti z'umusaraba bene data mureke dukiranuke nubwo duheze ku rembo ariko ni igihe gitoya ni ku murinzi yuzuye umwuka bavuga ngo ni igihe gitoya intambara igashira ni igihe gituma uraba ugacaha ariko noneho ntacyo umubabaro urwaye kubera ko nzabibagirirwa kwa Yesu Yesu nashimwe afashijwe pe haleluya amen hari akarimbo kavuga ngo yego
icyo yanditse yaracyanditse bana b'abantu mubyange mubyemere ntacyo mwaza guhindura niwe mugabo w'ikirenga niwe mbese narize akazi ngo uhite ukaririmba ni ukuri icyo Uwiteka yanditse yaracyanditse kandi ntabwo izivuguruza. yes umva uyu munsi urabwirije ngewe wabonye ko amagambo yaratangiye kubukira nabwo ndi kwigira mu mwuka natangiye gufashwa nuko mpitaga nanjye nza nkongera nkagaruka nkaba maso ariko pe ni ukuri njya nibaza nise kubwiriza hano ari twebwe duhari wenda n'abantu bari inyuma ya kamera bagafashwa bahibaze mu iteraniro noneho iyo mbwirije iteraniro nta n'usohoka ngo ije kwihagarika none hari uwambwiye ati se none ko twabonye abyibushe cyane urajya yiterera aba ati ego ariterera ukagira ngo afite nk'ibiri 10 kandi ati biterwa n'umuhamagaro cyangwa se nuko Imana yamuhamagaye uyu mubiri Imana yamuhaye nta bumuga urimo yego hari umuntu ugira umubiri ukaba urimo ubumuga ariko ugunje ni Imana yavuze ngo mwana wanjye mbaye nguhishe mu uyu mubiri hari impamvu rero hari impamvu yes hanyuma rero hari message waba ufite cyangwa se hari icyo ushaka gutambutsa ku bantu cyangwa se hari icyo ushaka kubwira abantu cyangwa se hari ubutumwa buri muri wowe wabwira abantu mbere y'uko dutanga nimero yawe ukabanza ukabutanga niba buhari nta kibazo. Yego ubutumwa wenda nari mfite ni buriya natanze mbere ariko ubutumwa natanga ku bantu badukurikiye gukorera Imana nkuko twasomye ijambo ntago biruhije nta nubwo data yaduha umutwaro utuvunnye. Rero ikintu nabwira abantu badukurikiye mureke dukorera Imana kandi dukiranutse ntitwimure ibirenge ngo tuve mu mwanya aho yatubwiriye ariho izadusanga. Morodekayi ntabwo yigeze ava ku rembo natwe reka tugume ku rembo turiho kandi tuzatabarwa. Ni igihe gito y'abadukurikiye dukiranuke buri muntu wese hari aho waba waraguye ukavuga uti Imana haleluya. Nibuka igihe kimwe ngo shitani yarwaniriye umurambo wa Mose ngo kubera ko shitani yari yarabonyeho Mose yakoreye icyaha gituka Abisirayeli ngo akivovota ariko mu kurwanira umurambo wa Mose Imana iramubwira ngo wamenyeho Mose yakoreye icyaha ariko ntawe wamenyeho yagize ute aho yihaniye. Rero Pawulo yaravuze ngo mpfa buri munsi wava mu byizerwa ugacika intege ahubwo ndabwira abantu badukurikiye ngo turusheho gusenga dusaba Imana imbaraga n'amavuta na mwuka wera. Amen amen. Hanyuma ndagushimiye kandi umve ko ngushimiye mbikuye ku mutima. Abizi ntabwo byarya burya umuntu nagukunda akabikubwira kabone nawe yaba kubesha uzahitubwira Imana ni ubwo yabonye ko akwiye kunkunda akabivuga niyo yambesha ariko mumbwiza ukuri kandi niyo yambesha Mana wowe yimbwiye ngo urankunda umugiza ukuri ashobora kugukunda akagukundira ubusa ashobora kugukunda ntagira ikintu aguha hari n'uwagukunda hari icyo yagushakaho akunda ari icyo agushakaho cyangwa hari inyungu agukeneyeho ariko iyi Mana yagukunze ni ukuri nuko ibibona ko wihannye. Hari umuririmbyi uvuga gatoya ngo kurya Imana yagukunze yakuraza nahirara bivuze ngo nta n'umuntu Imana yanga ahubwo nitwe twayanze kujya mu bidafite umumaro tuyitera umugongo sibyo kandi iradukunda ngo idufate dushire mu bizatubeshaho neza. Erega nibyo nkunda kubwira abantu ngo tujya tubona Imana ijambo ry'Imana rikunda kuvuga ngo ntabwo ngenda hasoma sindahabona avuga ngo Imana ngo yanga icyaha igakunda umunyabyaha yanga icyaha ikanga yanga icyaha igakunda umunyabyaha kandi numva nanone niba ari iryo jambo ntabwo nigeze ndibonamo cyangwa ngo risome cyane ko buriya umuntu asoma Bibiliya ejo yakongera gusoma agasanga aho yasinye habaye hashyashya hahindutse. Rero bishatse kuvuga ngo burya Imana ntabwo ibibabazwa cyangwa se inose Imana irababazwa ngo nuko wasambanye ngo biyimarire ikizi ahubwo impamvu Imana ibyanga ni ukugira ngo hatagira ingaruka mbi dukuramo ugasanga ubuzima bwacu burangiritse cyane cyangwa se burya ngo umubyeyi ukunda umwana we aramufuhira kandi akamucyaha ugasanga ibabajwe n'ibintu dukoze wasambanye urwaye sida ntabwo byashimisha Imana kuko niba warasenze ukajya gusambana ukandura iyo sida uzakubona wese azavuga ati ngo dore amakozi y'Imana dore ya makozi y'Imana. Imana rero ikababara kuko bari kuvuga izina ryayo nabi biduturutse ariko bati bana banjye koko namwe rero abadukurikiye bakebuke cyangwa se Imana yongere ibakoreho bagira umutima wo guca bugufi no kwihana. Mbere na mbere yuko dutanga nimero ikimenyetso kizakwereka ko kirimo umwuka wera w'Imana nuko uzakora icyaho umutima ukagukangurira kwihana ukakubuza amahoro nanukora icyaho ukumva akora kubitari kumara ntacyo bikubwiye uzamenye ngo uri mu gitabo cy'abarimbuka. Yes hanyuma reka dutange nimero yawe
yayindi utanga abantu bakumenyereye abantu kuri WhatsApp abantu baguhamagaraho hanyuma twinjira mu mwanya wo kwisengera Imana iguhereze umugisha. Nimero yanjye yo kuri WhatsApp ni 078 90 31 89 078 90 31 89. Indi ni 078 06 211 2 7 078 06 211 2 7 nizo ngizo. Amazina baruyeho Uwimana Angelique. No ku yindi yose n'amazina nawe? Oya. Indi ni Uwera Cynthia, ni umwana wanjye w'imfura. Okay, ntacyo bitwaye. Hanyuma reka twinjire mu mwanya wo gusengera abantu bari mu bitaro, abarwayi, abarushye n'abaremerewe, abari mu bukode, ababyariye iwabo badafite icyerekezo, abantu bakeneye icyo gukora, abashomeri, abafite abana barwaye, abantu batabyara, ubu nabo twabita ko ari abantu batabyara cyangwa siko bivuga bari ingumba niko babyita. Yego, abantu batabyara, abantu badafite shinge na rugero, abantu bapfakaye, basomye ijambo riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura ibigize ute ibibaremereye. Hanyuma rero ni karibu no gusengera abantu cyane ko Imana yaguhaye iyo mpano ikagurira izo mbaraga, hanyuma Imana iguhereze umugisha. Amen. Yego. Nyakubaha Imana yacu, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, Imana ifite ubutware bwose n'ubushobozi, turagushimye. Uri ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Uri Imana itajya yivuguruza. Uri Imana yabanye natwe mu bihe bigoye. Niyo mpamvu dusenze cyane, dusengera abantu badukurikiye. Turasengera abarwayi bari mu bitaro mu mpande enye zose z'isi. Turasengera imfubyi n'abapfakazi. Turasengera abatishoboye. Turasengera babuze aho barara, babuze icyo kurya n'icyo kunywa, kubera yuko ni wowe se w'imfubyi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino wururu kubane natwe. Turasengera Data wa twese, uyu mukozi wawe udushira aha hantu muri ibi bintu byawe. Ndakwinginze nawe ngo umukomeze kandi umuhe imbaraga. Kandi Data mwiza, turasengera abadukurikiye ngo ubahereze umugisha, kandi buri muntu wese umuhicari kukwifuzaho. Urakoze kurabana natwe, kandi urakoze kuri buduha imbaraga, ni kubwa Kristo Yesu wabambwe rimwe gusa.